ufashe indirimbo za Kayitani araziyitirira ararangije zitwanga nabi ntabwo yazicuranze mu mwimerere w'uko byibura Kayitani yazicuranga. Nongeye kubasuhuza mwe mwese dusangiye ubumenyi no kungurana ibitekerezo mwe mwese duhurira kuri HF The Genius. Nitwa Kizimana Faustin nk'uko bisanzwe kandi ku cyifuzo cy'abantu benshi muri iyi minsi turi kubagezaho amateka y'ibirangirire hano iwacu mu Rwanda, yaba mu ikinamico cyangwa mu muziki. Ababyeyi bacu, bakuru bacu, yewe na basogokuru batuboneye izuba bakadusigira ibihangano byinshi kandi byiza twumva tukanezerwa. Turebere hamwe kandi tumenye amateka y'umunyabigwi mu muziki w'u Rwanda. Yitwa Kayitare Gaëtan, yaririmbye indirimbo nyinshi cyane ariko zose ziza gusubirwamo kandi zitirirwa umuhanzi nyarwanda witwa Sudi Mavenge. Indirimbo Mavenge Sudi aririmbanye zose uko zasohotse ukuyemo indirimbo yitwa ngo Taxi, ikuyemo Taxi rwose ni itari ya Kayitani, ariko izi ndirimbo zose ni za Kayitani. Kayitare Gaëtan yari umuhungu w'urubavu ruto ufite afro nziza, twebwe twitwa abanostalgique, donc abantu bakunda indirimbo za kera abanostalgique. Turifashisha ubuhamya bwa Shumbusho Michel wabanye na Kayitare Gaëtan akanamwigisha gucuranga gitari ndetse bakaba banafitanye isano. Nta munyarwanda utazi indirimbo yitwa Simbi, Ku Munini, Gakoni k'Abakobwa, Kantengwa n'izindi nyinshi. Zose turaza kumenya inkomoko yazo, turanasobanukirwa uko zaje kugira mu biganza bya Sudi Mavenge kugeza aho ziswize. Rero nanone iwacu kuri HF The Genius, Shumbusho Michel atangira avuga uko azi Kayitare Gaëtan n'ubuzima bwe, ababyeyi be ndetse nuko yaje kwinjira mu muziki. Bon, njyewe nitwa Shumbusho Michel, iwacu ni mu Ruhango. Kayitare Gaëtan nta kintu dupfana cya hafi, ni amasano yenda ntabasha gusobanura ariko n'ibintu biri kure, ariko ni umuvandimwe, ni umuntu njyewe ndi muto cyane kuri we bikabije. Ngiye kukubwira navuga yuko nakuriye nko mu biganza bye, nk'uko umuntu akurira mu biganza by'ababyeyi kugakurira no mu biganza by'abantu bakuru kuri wowe bakutanye. Yampaye na inspiration yo gukunda gitari, no ncuranga gitari ngira ngo urabizi. Gitari ncuranga kugeza isaha nyikura mu biganza bya Kayitani, bya Gaëtan. Cyangwa umuze nkunda nivugire Kayitani kuko Gaëtan c'est français, ariko twese iwacu tumuzi nka Kayitare Kayitani. Yavukiye rwose mu cyahoze cyitwa Komine Kigoma, ubu ni cyahoze cyitwa Komine Kigoma cyaje kubana, ubu ngubu ni na akarere ka Ruhango, mu murenge wa Ruhango, noneho mu kagari kitwa Rwoga. Avuka mu 1957, ndi mukuru cyane kuri twebwe. Rero Kayitare Gaëtan cyangwa se Kayitare Kayitani nuko bizaba Jacques na Mukandekezi Koreta, nkuko Kayitani yazize jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 yajyanye na papa we, uko bizaba Yakobo, uko bizaba Jacques. Mama we yabashije kurokoka naza dutabarukanye. Ese Kayitare Gaëtan yagiraga abavandimwe ni bande? Kimenyi, Laura, Pare, Protogene, Laurent na Claire, nabo yari batanu. Inspiration Kayitare Gaëtan yo gucuranga gitari yayikuye ko insinga aho yayikuye kubyo gite, ariko cyo nemera cyangwa ntashidikanyaho yayikuye kuri mukuru witwa Kimenyi, nawe baramwishe muri jenoside. Yize primaire isanzwe arayirangiza, ntabwo yabashije gukomeza mu mashuri makuru, ubwo yatangiye nyine kwishakishiriza ubuzima no kwihangira mu mirimo. Yaje kuba umutayeri, yakoze yize kudoda pe, umuhanga mu kudoda. Nibyo yakoraga rwose, yari umutayeri cyo ni kimwe, ariko akaba n'umusheshere ubasha kwirwanaho mu bundi buzima, mukagushaka utundi tuziye. Yari umuhanga cyane, byanko yinjiye mu mwuga wo gucuranga mu 1978. Inspiration nakuye ko yenda yikuye kuri mukuru we, nawe wazize jenoside yitwaga Kimenyi. Ndabibuka neza cyane, tipe wicishaga bugufi kunto no abikuye aho ngaho. Nyuma n'ibyo byo kudoda n'imyuga abantu bagendaga biga kuba bikuye mu kigo cya Gatagara. Yagize afite mu magishaga abantu bagiye bafite ibibazo nyine mu mivukire byo kumugara, ariko n'abandi bazaga babagana nk'uko Kayitani yabaganye nyine baramwigishaga. Nanone ariko HF The Genius yashatse kumenya niba yarashatse umugore ndetse akagira n'abana. Ibyo Shumbusho Michel akomeza asobanura. Ntabwo Kayitani yashinze urugo, baramwanduranyije, ariko yari abirimo ndabizi neza, kimwe nuko wanabibaza na Laurent
yagombaga kugira ngo yubake ko ntibyakunze. Hari abana yari afite rwose, yewe yari afite abana yashakaga gukora ibintu nko kuregulariza nko nabyita abana 5 harimo abahungu 3 n'abakobwa 2 nyine. Yego barahari nyine ni imfubyi zahise zifatwa nshaje na murumuna we Laurent nyine. Murumuna we ntabwo Laurent ari mukuru kuri murumuna we. Nanone ariko amatsiko ni menshi. HF The Genius yifuza kumenya niba Kayitare Gaëtan yararirimbye indirimbo nyinshi uretse iz'abantu bazi kuri Sudi Mavenge. Hari ibintu nyine nk'ubwo nyine mubiye mu emotion, hari ibintu mba nibutse. Kayitare Gaëtan ni umuntu Kayitare Gaëtan n'umuntu wahimbye indirimbo nyinshi cyane. Ko ari epoque mu gihe cyabo nyine uko mbyibuka ntabwo buryo bwari buhari, hari muri mu biturage bya za Ruhango ukuntu bacurangaga abahanzi b'icyo gihe bafataga radio za radio cassette ngira ngo urazibuka zazifata uburyo ushobora gukora kwa registrement hakagira umuntu uhita umukandira nagahita atangira akajya mu muri akaza gukupira rimwe iyo ndirimbo akaba arayikoze. Urumva rero yari amakasete yabaga afite iminota 60 90 izadutse zifite iminota 120 yamara kumukupira akongera agatangira. Ayo makasete rero izabashije kuboneka urimo wumva ngubu inshuti n'abavandimwe urabona tugeze mu gihe kiri digital barazifashe bazivana ku migozi ya kasete bagerageza kubishyira muri application izigira digital. Nanone amatsiko aracyari menshi cyane mu gushaka kumenya aho Mavenge Sudi ahurira n'ibihangano bya Kayitare Gaëtan. Shumbusho Michel nibyo akomeza asobanura ahavuga ko Mavenge Sudi na Kayitare Gaëtan bahuriye muri gereza. Kayitare akigisha Mavenge Sudi gucuranga gitari aho yanamwigishije gucuranga indirimbo ze zose. Nibyo Shumbusho Michel akomeza asobanura. Kayitare yatangiye gucuranga muri za 78 asa muri 94 nyine. Impamvu rero Mavenge Sudi yasohoye album nyuma y'94 bien sûr. Ndabisobanura nagerageje kubyakira bise kugira ngo yaba ari jewe yaba ari Laurent n'abavugana na Laurent donc umuryango mugari twagize agahinda. Gusubiramo indirimbo y'umuntu birashoboka ariko mu mategeko agenga icyo bita droit d'auteur ni ikintu icyo ngubu kigezweho gikorwa nuko iyi ndirimbo ukandikaho uti iyi ndirimbo ni ya Kayitare Gaëtan cover ikaba Mavenge Sudi. Ibyo rero ntabwo byakozwe. Ibyo rero ndabiguha rwose ndabiguha cyane kuko paswe ni histoire izwi. Narimbuze ngo igihe kigeze kubaho certain moment igihe kigeze kubaho Kayitare Gaëtan arafungwa imbere ya jenoside afunzwe nyuma uriya Mavenge Sudi nawe aza gufungwa musangamo muri gereza. Rero buriya habamo donc ibintu byo kwiyibagiza abacuranga kandi umuntu hari abacuranga gitari hari abacuranga amasesepizeri abagira gute. Kayitare rero nawe mu kumugemurira cyangwa iki kintu kera basabaga ndashaka gitari yanjye bamuzana gitari yite kugira ngo mwakompanye muri izo ngorane n'ingorane no kuzisha nicyo binavuze n'igihe cy'igihita ariko buriya gihita ntabwo babifunze ni 90 ariko byatangiye muri za 89 bavuga nyine ngo abantu bari kumwe na igihugu imbere ya rwose 90 abantu bagiye kuko ntabwo byigeze bivugwa cyane ariko ibyitso byamenyekanye byafunzwe cyangwa byatesheje umunsi muri za 90 nuko Kayitare yafunzwe. Uriya musanzemo rero nawe aza akunda gitari ndetse aranamwigisha agenda muhugura we yaje ari ibyazi kuri gitari yigisha Mavenge yamwigishije byinshi cyane kuri gitari. Nirumva abantu bahuje ikintu bakunze bari muri gereza yamuhaye amabanga yose amuha n'indirimbo ze zose amwigisha no kuzikora. Buriya Mavenge acuranga gitari n'umugoshe n'inagoshe acurangira ibumoso. C'était très difficile no kumwigisha nyine kuburiya yewe reka nkawe ndabizi gukora kugira ngo nkwigishe ukora ntuze bifashishije ibitabo n'abandi bagenda babunganira uburyo Mavenge yavuye mu gucuranga ariko aza kuvamo gato nawe aza kuza gufungura nyuma ariko ubwo ibihe byari birimbanyije bya jenoside nyine 94 birangira Kayitare Gaëtan wacu amwita kwa abira bashimye bamwishinye. Mavenge Sudi rero nawe urumva yaritambye nigeze no kumuhama urumva narababaye numvise yatoye indirimbo mbere numva ntabwo mbyumva neza ndavuga umuntu ugomba kumushaka fast indirimbo ntabwo ari yize. Mavenge ntabwo naramubarije njya kumushaka ngira ngo niba nakumva isa ari umuntu ufashe Shumbusho Michel amubwiye yuko rwose ibintu agomba kubihagarika babaye nk'abatunganye
Imana ibabarire ko ngomba kubivuga kandi mo n'itwa nk'abatunganye umubwira ngomba kubihagarika kuko Kayitare Gaëtan afite umuryango warokotse jenoside we yaramuhitanye byese akaba afite bakeya b'inkonote ngirira hato ziri aho ngaho ari kugomba kugenda ukabasaba uburenganzira kugira ngo ufate ibihangano by'umwana wabo ubyiyitire ntabwo ari byo ibi bintu ngusabye yuko uhagarika ntugire indi ndirimbo ukora yarankumviye cyane ngira zero igihe byari mu bihe bigoye nabo ikintu ariko tumumva twese turabuga turarakara muri famiye ariko wumva nta kintu kigeze kibasha gukorwa n'icyo gihe na mikoro make biba ngo ukuyemo taxi izindi ndirimbo zose Mavengesi udacuranga ngo ni za Kayitare Gaëtan ndetse ngo kibabaza umuryango wa Kayitare Gaëtan ngo nuko Mavengesi yaziyitiriye hanyuma kanazicuranga bitandukanye n'umwimerere wazo. Indirimbo Mavengesi aririmba zose uko zasohotse ukuyemo indirimbo yitwa ngo taxi ukuyemo taxi rwose ni itari ya Kayitani ariko izindi ndirimbo zose ni za Kayitani. Ikintu cyatubabaje cyane mu muryango tura agahinda karakwica ariko ntacyo twagomba gukora. Ikintu cyatubabaje ni kimwe nuko yafashe indirimbo za Kayitani araziyitirira ararangije zitwanga nabi ntabwo yazicuranze mu mwimerere w'uko byibura Kayitani yazicuranze no niba yaramwigisha gusa agomba kuzikora nk'uko yazikoze kuko ngewe indirimbo za Kayitani ni nyinshi ngewe njya nkora zikora mu njyana ya Kayitani nyine haje kuba ikintu cyo gutatana ngewe ndi n'umuntu utarakunze nyuma none kasi ntabwo nakunze no kuba mu Rwanda cyane nagendaga ngaruka nashoboraga kuba hafi ari uko numvise indirimbo kuri Radio Rwanda avuze ngo Simbi ntabwo ntabwira ndirimbo yigeze ayitwa Simbi no Sisire yitwa Cecilia uwimpuwe Cecilia ni kugira ndirimbo yitwa arangije kugira ngo bizumvikane ko uwo mwimerere wowe ibyo byawe intwese bikura amashyiramo ayita Simbi ni ibintu byatubabaje cyane kugira ngo urumva izi ndirimbo za Kayitare Gaëtan nk'uko twabyumvise ngo impamvu zitamenyekanye kuri Radio Rwanda kirya gihe ngo nuko nyirazo yazirikodinze atagiye kuri Radio Rwanda ahubwo akoresheje radio cassette ari iwabo bityo zikaza kuburirwa irengero kugeza ubwo hari iziri kugenda ziboneka amagingaya. Michel akabashimira by'umwihariko Thomas Ntivuguruzwa ugenda zikura kuri cassette akazitunganya ku buryo bugezwe. Mbonereho nshimire byimazeyo kandi byimazeyo cyane Grand Frère Thomas Ntivuguruzwa n'umuntu ukunda indirimbo doko ni umuntu nostalgique twebwe twitwa aba nostalgique donc abantu bakunda indirimbo za kera aba nostalgique doko Thomas Ntivuguruzwa niba nyumva Grand Frère umve ko nguhaye n'umutima wanjye wose parce que witanze bikomeye kugira ngo izi ndirimbo zive muri analogue zijye mu zibe digitalize kuko mbere ntabwo rwose twashoboraga no kuzumva ko ubwacu nk'inshuti nk'umuryango ni ikintu cyadushimishije niyo mpamvu narimo nanavuga ngo haba mwebwe haba Ntivuguruzwa Thomas nafashe umwanya kugira ngo dufate izi ndirimbo zibane muri analogue tuzibashe kuzadapta donc tuzishyire mu gihe kigezweho kiri digital byaradushimishije kandi nishimwe tubahaye nk'umuryango noze ari mu Grand Frère nawe umuhanzi ukomeye cyane wa kera Masabo Nyangezi bamwe ati indirimbo zawe aravuga ati yewe zikunda zose uko zingana kwasana kabunukurira zose turazikunda ko zitwibutsa Kayitare Gaëtan cyane. Abantu batagize amahirwe yo kubona kuri Kayitare Gaëtan wadusigiye ibihangano byiza cyane. Shumbusho Michel aragerageza kudushushanyiriza neza uko Kayitare Gaëtan yari ameze. Reka ndabara nk'umuntu umwe nkubwire Kayitare Gaëtan ko mayirete Kayitare Gaëtan yari umuhungu w'urubavu ruto ufite afro nziza yari igikara ariko ari sinyora yari umuhungu mwiza pe en plus akambara neza yari kwambara neza cyane jeans uribuka za Traffic Pro jeans za Rolls cyangwa za zitwa Wangra cyangwa za Levi's akagira n'amakreyo inkweto zitwa kreyo rero n'amajinsi y'ibyo yabaga yegereye ubungu ko akunda amanutse nyine yari umuhungu w'ishika agira isuku nyinshi ari umuntu w'idocumente aragenda nubwo yarangije primaire ariko yaje kwigagira ibintu byinshi amenya indimi machin donc tomkitizi no mwica rwose yarafite n'indirimbo ashaka gusohora nziza ziri mu Gifaransa il était vraiment trop chic ce gars nyine en fait Kayitare Gaëtan yari umuntu ubana n'abantu benshi.
Shumbusho Michel asoza asaba buri wese mu babanye na Kayitare Gaëtan waba afite kasete ye ko yayishyikiriza umuryango we bityo bakazitunganya ku buryo bugezweho kuko ari umutungo w'umuryango. Isure certain ni uvuga ngo mfite icyizere gikomeye kandi cyanyacyo yuko hari nk'abantu bashobora kuba bafite nka kasete yindi tudafite ya Kayitare Gaëtan ko yicyurangiraga agakora nyine akazikora ku makasete. Hari nk'abantu bashobora kuba bazifite twagira ngo tubasabe nk'abantu bazifite no kuba ko n'ubundi bari inshuti rwose kandi mu buryo bwimbitse ukagira Imana niba badufashe turacyafite umurimo munini wo kugira ngo tube twashakisha indirimbo ze zose twazivana mu gihe cya kera tuzishyire mu gihe cy'ubu n'indi turazakuremo album imwe ebyiri cyangwa eshatu bazabasha kuziduha noneho n'izina zisohoke nanashishikariza abanyarwanda ikintu cyo gukora piratage bakireke niba tuziha maison de diston izazisohora izisohore hanyuma zigurwe nk'amarubumu abantu bazitunge noneho n'aya mafaranga azivuyemo atunga abana be rumva asize abana batanu noneho iyo message uyimera igihugu cyose aho kasete ya Kayitani tukize tubasha kubona turimo turagenda dutarukanya azadufashe yo kagira Imana yo kabyara Rwanda heke aziduhe ku neza ku bakundanye ku bari inshuti magara kugira ngo tugume tumwibuke mu gukora indirimbo ze tuzisohore zisunga umuryango ariko nabwo ari duguma kumwibuka ntazazimire nta muhanzi ukwiye kuzimira ni ngaya amateka ya Kayitare Gaëtan waririmbye indirimbo nyinshi twe tukazikunda cyane ko twanazimenye ku wundi muhanzi. Aya makuru HF The Genius yakesha Ket Radio yo yaganiriye n'uyu Shumbusho Michel ararekwa ntashira. Reka dusoreza tubashimire mwe mwese mukomeza kutuba hafi. Gukora subscribe ni inkunga ikomeye cyane. Tuha igitekerezo ukore like ndetse ukore share usangiza abandi amakuru tukugezaho. Iyi ni HF The Genius njye nitwa Hakizimana Faustin. Gira amahoro. Yananije n'ukunda bazagendana namubonye ngamenyesha baganye